Bismillah. Amahoro n'imigisha bibane namwe, mbashuhuje nongera kubishimira kandi mbifuriza kugira umunsi mwiza, abo tutari duherukanye, abo duhura mu buzima bwa buri munsi namwe, ngo inshuti nziza kandi muraba umumaro, nawe tutaziranye ntibumve ko tutaziranye kandi turi inshuti turabavandimwe hano kuri Huguka Online TV. Nababwiye ko ino channel tuzareberaho ibintu bimwe na bimwe tugenda duca mu buzima bwa buri munsi, ubuzima busanzwe, ubuzima butari ubwa karabaye, nibura ari uguhugurana kugira ngo dufashanye. Uyu munsi rero mbazaniye agatopic gato cyane tugiye kuganira mu minota mike ishoboka. Rero ngira ngo nkubwira ngo wowe wihebye, wowe ubabaye, wowe utameze neza, nakugira inama yo kujya gusoma muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 25 niyo wageza kuri 34, byaba bihagije. Ubashije kurenzaho nabyo ni byiza. Abantu benshi igitabo cya Bibiliya ntabwo bagifata mu buryo bumwe cyangwa butandukanye, ariko ni igitabo kirimo amagambo meza, kirimo amagambo y'Imana, amagambo afasha, amagambo yubaka umuntu akagira imbaraga. Rero ibitabo byinshi bitandukanye, harimo ibitabo byamanuriwe intumwa zose uko zagiye ziza, bigenda bitubwira kugira neza, gufasha. Ese gufasha ubundi dufasha dute? Dukwiye gufasha dute? Rero birashoboka ko wababaye ukabona umuntu akaza akagufasha, nayo ni amahirwe. Birashoboka ko nawe ufite icyo ufasha umuntu nabwo ukabona ugifashisha, nayo n'andi mahirwe. Kuko iyo bajya bavuga ngo Imana ikunda akaboko kari hejuru, akaboko gatanga, uko wowe utanze ubona umugisha, ntawakeneshejwe no gutanga, uriya arahabwa nawe agashimira, nabyo ni umugisha, ni imbabazi Imana ibimugiriye. Rero nyuma yo kugirirwa imbabazi z'Imana, imbabazi zikomeye ni uko turarindwa ntacyo twatanze, ariko ubuzima twabuhawe n'Imana, kandi umunsi umwe tujye twiringira ko tunizere ko tuzabusubiza kuba buduhaye. Nyagasani niwe ugena igihe tuzira ku ino si, ni nawe ugena igihe turi buvireho. Twigwizaho imitungo tukabika tukarundarunda, ariko iyo tugiye kugenda turayisiga, kugeza ku rwego rw'aho umusaza ushobora kuba nawe ubwe umubaje ngo ese uzamara imyaka yindi 50, ashobora kukubwira ati wa mwana we ntugakine, ntabwo iyo myaka nagira, nawe urabona ko ubuzima bwanjye bugeze kure, bugeze habi, ariko ntatinya gupanga no gutangira umushinga uzamara imyaka 50 atazanawurangiza. N'isi ni ubuzima, ni urukundo, ni imibereho, ni imibanire, ni ugufashanya. Nibyo tuzajya tugenda tuganiraho ibintu bifitiye umumaro. Karabaye ntabwo ari ikiganiro tuzasanga hano, nta ntambara tuzasanga hano, kuko niyo turi kurwana y'ubuzima nayo ntabwo iba yoroshye. Rero ndabanza nifurize kwihangana abantu bafite abantu barwaje, bafite uburwayi runaka, babuze icyo kurya, babuze icyo kunywa, babuze amahoro mu mpande zose zitandukanye z'isi, zaba ari iziterwa n'intambara, zaba ari iziterwa n'inzara, zaba ari iziterwa n'uburwayi, zaba ari iziterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Mwihangane kandi mbasabira ko Nyagasani Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi, utanga umunezero, utanga ibyishimo, utanga ibyiringiro, we twiringira, ko yabagarura mu murongo muzima, akabasubiza mu bihe byanyu byiza mukanezerwa, ariko namwe mukamwibuka mu bibi no mu byiza. Niba Imana ikugerageje, wicibwa intege n'ikigeragezo urimo, kuko Imana ikugerageza kuko ikuzi. Njya mbwira abantu ngo umubyeyi afite abana 3, umwe agahora amutumagiza akamubwira genda unzanire iki, genda unzanire iki, genda unzanire iki, kugeza nubwo bashobora kugera ku meza, wa mwana yatangira gukoramo, umupapa agahita amubwira ngo haguruka genda unzanire urusenda. Ntabwo ari ukuriya mwana amwanga, uwo mwana arivumbura, akarakara, akumva ndetse aranabangamiwe cyane, akumva ko se ahora amutoteza, amutuma buri munsi. Ariko iyo wa mwana amaze gukura, nibwo amenya ko papa we yamukundaga, kuko ari igihe yisanga ari we abwira ngo ikarita ya banki niyo ijya kunzanira amafaranga, nzajya kugira gute, nuko aba akwizeye. Bariya bandi muvindimwe nabo ni abana be, ariko kuba wowe ari wowe uhitamo gutuma buri munsi, ukeka ko ari kuguhaza nko ku nkeke, hari icyo urusha abandi. Rero iyo umaze kumenya agaciro kawe, nturambirwa no gutumwa na papa cyangwa na mama, ahubwo urareba ko ubundi kucyo ari iki. Iyo umaze kumenya impamvu rero ari wowe, uhita wumva ko umubyeyi agukunda. Natwe rero kuba tugerageza, Imana ntiyaguha ikigeragezo utari bunyuremo.
Imana iguha ikigeragezo uri bushobore, uri bucemo kandi ukakirokoka amahoro. Ntuzumve yuko ucika intege wumve ko ugiye gupfira mu kigeragezo, kuko icyo kigeragezo cyawe birashoboka ko ukirenga gato kuri bugere ku gisubizo. Rero biragoye kugira ngo ubwire umuntu ubabaye wihangane ntacyo umumariye, ariko ihangane iruta icyo umuntu yaguha icyo ari cyo cyose. Ihangane itarimo uburyarya iruta icyo ari cyo cyose, kuko hari benshi bazaza baguhe, banagufotore, banakubwira ibyo ugomba gukora kugira ngo bagire ibyo baguha, ariko agaciro kawe ntikangana na biriya baguhaye. Niyo mpamvu nabanje nababwira ngo mujye gusoma muri Matayo igice cya 6 muhere ku murongo wa 25, ariko niyo wahera hejuru nta kibazo, ntabwo nkubuza kugira aho uhera. Ariko mbwira umuntu akavuga ngo hari ibindi ambujije kureba, uhasome nugera ku murongo wa 34 ukomeze ubane nanjye, ukore subscribe kuri Huguka Online TV, ukore like, ushyireho commentaire, umbwire icyo ushaka ko twaganiraho. Bamwe hari bigeze bambaza ngo ese kutajya ushyiraho nimero abantu bagushakaho baguhamagaraho, kutajya ubabwira izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha, ni ukubera iki? Ku giti cyanjye mba numva bino bihagije, tukaganira tukagira ibyo twungurana by'umumaro, uko nimero uramutse uyikeneye ukandika muri commentaire, nkabona ko dukwiye kugira undi mubano tugirana, nazayishyiraho cyangwa nkababwira izindi mbuga nkoranyambaga nkoresha, nabyo ntacyo byaba bitwaye. Rero uyu munsi wa none tugira amagroupe menshi yo gufasha, tugira ibintu byinshi tubamo ngo turafasha abantu, ariko abo bantu dufasha nabo bafasha, bivuze ngo n'ufashwa yafasha. Ariko hari igihe uruhande runini usanga turi kubafasha dukeka ko nta bufasha bari bafite, ariko natwe dukeneye ubundi bufasha. Ushobora kuba ufite 10,000 ukumva ashaka gusharinga n'umuntu ukamuhamo 2, cyangwa ufite 2,000 ukumva ashaka gusharinga n'umuntu wamuha 200, cyangwa ukaba ufite 200 ushaka guha umuntu 50 cyangwa 100. Ayo yose yagira umumaro. Nta mafaranga atagira umumaro, nta bufasha butagira umumaro. Ibyo kurya uri kurya muri gusangira ashobora kudahagarika akakwishimira kurenza uwamuzaniye umufuka w'umuceri atariye ngo anamare, ariko kubera inkeke yamuhozagaho amubaza ese ugize gute. Ari nyuzemo gato, hari urugero rw'umuntu wigeze yaganira story, niba rwari urwenya ntabwo mbizi, ariko birashoboka ko n'urwenya rwamfasha. Aravuga ngo hari ukuntu umuntu agutiza ipantaro, wayicaza hasi wagiye mu birori yakunyura akakubwira ngo iyo pantaro uri kuyicaza hasi uzi ukuntu kuyimesa bingora. Yagutiza inkweto akakubwira ngo izo nkweto uri gukandagiza muri ibyo byondo ntubona ko ari umweru. Ni ukuri nituzajya dufasha umuntu cyangwa nuzajya ufasha umuntu, jya umurinda kumuhoza ku nkeke. Jya umurinda kumuhoza ku nkeke, kuko ikiba gikomeye ni ubufasha umuhaye. Ikindi mugira inama ko ikibazo arimo ntabwo ari icyo guheranwa, ntabwo ari icyo guheranwa n'agahinda, ahubwo ukwiye kumugira inama. Hari umurongo umwe wa groupe imwe mba mifasha yitwa Ineza Family, anashimira abantu bajya badufasha, abantu tuba turi kumwe. Ni abantu benshi, bamwe ntagara uko bafite akazi, bamwe bajemo ari abanyeshuri, twahuriyemo twese turi abantu turi aho tudafite icyo dufite, hamwe no gutega byakugoraga kugira ngo duhure dukore inama cyangwa dupange icyo twazakora. Ariko uko biri kose twatangiye mbere twari benshi, bagiye bavamo hasigaye abantu batarenze muri 50-40, ku buryo tujya duterateranya, utanze 2, utanze 3, utanze 5, utanze 10, na wa wundi utatanze n'uwabonye 1000 akacyohereza ku muntu tuba twahisemo ngo agifate, tukaguramo utuntu duto cyane, twe twita duto. Nimba uguzemo Pampers ukaguramo amata matoya, aya yo mu Rwanda tugura 500-600, rimwe na rimwe ajya agenda ahenda azamuka kuko ibiciro bigenda bihindagurika. Umuntu ukagenda ugasanga wagera kwa muganga ugasanga abamama bakuru bari kurwanira ayo mata. Rero ugahita uvuga ngo ya mata nitaga mato hari umuntu yakeneye, ku buryo yanakora intambara kugira ngo abari buyabone. Ariko tukabigeraho tukabitoza umurongo ku buryo nibura hari umuntu uri bufashwe, uri
ufashwe ababaye kurenza abandi, ariko na wa wundi ufite icyo uha ukamuha. Tugira umurongo tugendera nawo uri muri Bibiliya wo muri Yesaya 40 umurongo wa mbere uvuga ngo humuriza abantu banjye, cyangwa comfort my people. Rero uwo murongo ntabwo ari umurongo munini, nta nubwo ari ikintu runaka. Ikiba kigamije twe ntabwo ari ukuvuga ngo turafasha abantu ibintu byinshi. Nta kintu waha umuntu ngo umunezeze, kuko ntabwo uba uzi ngo kizamara igihe kingana iki. Niyo wamuha 100 by'umuceri, ukamuha 100 by'ibishyimbo, ukamuha 100 byo guhaha, nanone byageraho bigashira, kuko we nta muntu watunga undi ngo amubesheho ubuziraherezo. Kuko rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu aba avuga ngo umubyeyi wabariye abana ko bari bakiri bato, ko apfuye barabaho bate, ko agiye barabaho bate, ese ko papa wabo ariwe wahahaga, mama wabo nawe ubona yananiwe adashoboye, cyangwa uburwayi bwamuheranye, uriya muryango mana kubayeho ute? Nta muntu ubeshaho undi, twese tubeshwaho n'impuhwe z'Imana, tubeshwaho n'urukundo rw'Imana. Twe ntabyo turi byo. Umuntu ashobora kugenda wiringiraga ko ari we wari ukubeshejeho, ukabaho neza kurushaho, kimwe nk'uko ashobora kugenda atarakubeshejeho wumva ko wari wishoboye ukabaho nabi kurushaho. Nabyo birashoboka. Rero Imana igerageza abikunda, ntitugererane n'agahinda ngo twumve ko tugeragejwe. Ijambo ry'Imana ryo rijya rivuga ngo nutanga ikintu ntugafate ikintu utanze n'akaboko k'iburyo ngo k'ibumoso kakibone. Hari impamvu zintuze amavideo amwe namwe nagiye mbona abantu bapostinze abantu babafashije, ukagenda niba uhaye umuntu ibiro 5 by'umuceri na litiro y'amavuta, cyangwa n'umufuka, cyangwa n'amaritiro menshi y'amavuta. Ubwo ndagenda mvuga ibintu bito bito, kuko binini birashoboka ko umuntu yazaza akanaguhato y'umuceri akakubwira ngo yicare hejuru ngo ufotore, cyangwa yigira uruhande uyikoreho unaseke, akaguha kondisiyo yo kugira ngo ibyo bintu agaragaza aho babimuhaye yuko byatanzwe. Ibyo simbyanze. Birashoboka ko nimba ari kampani runaka cyangwa kampanye runaka yo gufasha abantu, ari umushinga ukomeye wo kuvuga ngo turebe neza ko bari abantu twatumye ibintu babigejejeyo, simbyanze ko wafotora abo bantu. Ni ukuri bafotore, ugende utange raporo, kuko urabikora mu rwego rw'akazi. Ariko umuntu ufashije uyu munsi, wihita ujya ku mbuga nkoranyambaga zanyu ngo umushyireho ngo dore twafashije fulani, twafashije X na Y, twabahaye ibintu bingana gutya, batuye aha n'aha. Nyabuneka, uriya muntu afite umuryango, afite abazamukomokaho, afite ubuzima yabaye afite n'ubwo azabaho. Uyu munsi ushobora kumusanga mu kibazo ukamufasha, ariko ejo nawe azaba ari ku rwego rwo gufasha. Isomo yaciyemo ryo kubabara rishobora kumugira umuntu ukomeye, ariko agaterwa ipfunwe n'ubuzima bwe washyize hanze. Kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu amara kugira intambwe ageraho, akabona ubuzima bubi yaciyemo ntacyo buri gufasha abandi, ahubwo buri kumuca n'intege zo gufasha abandi. Urugero ni nk'ukuntu umuntu ajya abaho ubuzima bubi bugoranye, ari mu buzima buciriritse, yazaba nk'umuyobozi cyangwa yaza akora ikosa gato, ugasanga ikosa yakoze akiri mutoya, mu gihe abaye umuntu ukomeye bararimukangisha ngo ese ngo ko wari umeze gutya, ngo urumva wabwira abantu byize gute, ngo ese ko wowe wari ukennye kuko udafasha abakennye. Inshingano ze rimwe na rimwe si n'izo ngizo, inshingano ze ntaho zihuriye n'icyo kintu cyamubayeho, ariko ugasanga ni impamvu yo kumuca intege. Wagira ngo rimwe na rimwe ni amashyaka abahanganye, ni impamvu nyinshi zigenda ziba zituma umuntu agenda acika intege. Rero iyo foto ishobora kuba ari igiye kuzaca intege umuntu hazaza he, kandi yarazi yuko agiye kubaka ubuzima bwe, kubaka ahazaza he, nibura akagira abagirira umumaro. Ikindi, iyo groupe mbamo yo icyo cyo gisa n'icyakemutse. Nimba twabashije kubona wenda nk'umuceri ungana urugero runaka, ibintu runaka turi bufashisha abantu, ubushobozi twabonye twe turafotora bya bintu turi buha abantu. Ibyo bintu tukaba twabishyira muri groupe ngo twereke abantu turi kumwe batabashije kuza uko gahunda imeze. Bikanashoboka ko twafata ba bantu tujya gufasha, ababashije kuboneka n'abo turi bufashe, tukifotoranya. Ni amafoto tubika mu magaleri yacu,
mu matelefone, mu mamashini yacu, ariko twakuye ikintu cyo kuba twayashyira ku mbuga nkoranyambaga zacu z'umuryango cyangwa z'urwo rubuga dufashirizaho abantu. Ako kantu narakishimiye naranagakunze, kuko uwo muntu uyu munsi ushobora kumufasha afite umwana, ejo ukazuma umuntu ngo uzi ko wa mwana ngo nuko wa muntu umeze uku nuko ngo uribuka ngo abantu ngo bigeze kuza. Ibyo bintu biraca intege umuntu, ni ukuri mubicikeho mubireke. Hari n'abantu bigeze bavuga kuri YouTube ngo iyo bafotoye umuntu baba bagira ngo nibura bo niba bafite ubushobozi buke, birashoboka ko wabonye ibihumbi 10, umuntu afite ikibazo cy'ibihumbi 200. Niba afite ikibazo cy'ibihumbi 200 ukaba wabonye 10, akaba ari byo wamuhaye 190 kuri bo, ukumva yuko ari ukumushyira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bamubone. Ibyo ntacyo biri bumufashe, kuko n'ubundi ashobora kubona ibyo bihumbi 200, ejo akongera akagwa mu kindi kibazo cy'ibihumbi 500, yakongera kugaruka kuri za mbuga yaje gushakiraho ubushobozi, bagahita bavuga ngo n'ubushize twamusanze ashaka 200, arayabonye agarutse gushaka 500, bakumva ko umuco wari ugusabiriza. Rero ntabwo numva ko gusabira umuntu ari ngombwa ko ushyiraho amafoto mu buryo runaka. Hari umuntu umwe w'umunyamakuru ariko niyo namuvuga nta kibazo, ni umumama bita Scovia, ugira channel bita Mama Urwa Gasabo TV, umunyamakuru nkunda cyane sinanabihisha, ukora kuri BNB FM. Uwo mumama yigeze yavuga ku kiganiro, aravuga ati igihe hari umuntu ujyumpa yari yatumiye kuri RBA, yari yatumiwe nk'umutumirwa, barimo mubaza ukuntu imbuga nkoranyambaga zikora n'uburyo zikoreshwamo n'uburyo zivamo ibyaha, ari kumwe n'umuvugizi wa RIB Dr Thierry. Rero arangije aravuga ngo hariho igihe umuntu ampa inkuru akambwira ikibazo cye, nkumva koko ni inkuru, ariko nkamubwira ngo iyi nkuru mpaye ntabwo ikwiye kujya mu nkuru ngomba gutangaza, ahubwo iki ni ikibazo gikwiye kujya mu buyobozi kigakurikiranwa kikaba cyakemuka. Rero we yavuze ko yagaragaje ko iyo nkuru arayifata akayifata nk'inkuru yagatangaje, ariko yabonye ko deja ntikiri inkuru, ni ikibazo umuntu arimo ararengana, akabyoherereza umuyobozi akazabikurikirana. Uwo muntu akazongera akamubwira ati warakoze ko cya kibazo cyanjye cyarakemutse, baragikemuye. Rero umva ni ikintu cyo gushimirwa cyane, ni umumama mwiza cyane, umumama ufite uburyo akurikirana ibibazo runaka. Imana ikomeze inamworohereze, akomeze atere imbere, ibintu bye bigende neza kandi abe mu murongo muzima. Rero ntabwo inkuru zose kuzitangaza ari bw'ikibazo gikemuka. Uriya muntu uramufotoye sava, ariko niba umaze no kumufotora ugatangaza ko akeneye ibihumbi 200, ejo akazongera agakeneye ibihumbi 300, akayakoza ati reka abantu banjye barakurambiwe, niko wabaye, ntabwo noneho bayaguha, akajya ahandi abantu bamurebeho kugira ngo bamufashe, nabo bazagenda kuko twamubonye ku kiganiro runaka kwa runaka, twamubonye ku mbuga nkoranyambaga kwa kanaka. Come on, uwo muntu namara kubona komanteri muri gutanga ku kibazo afite, kandi afite ikibazo ariko mwe mukigize imikino, uwo muntu yakwiyambura n'ubuzima, yakwiyahura. Ari nabyo abantu benshi bajya bumva yuko bagiye gukira ibikomere bagiye kuvuga inkuru zabo ku karubanda. Hari igihe uvuga inkuru zawe ku karubanda, umuntu akazaturuka ahantu runaka mwahura, yagucyurira ya nkuru, dore ko rimwe na rimwe abantu tugira n'amagambo mabi asesereza akomeretsa, ukumva yuko ya nkuru icyo wayivugiye kugira ngo ukire si cyo wabonye, ahubwo ugahitamo kumva uvuye mw'abo bantu babi, ukiyambura ubuzima, utaye inshingano wari ufite, upfiriye mu bintu bibi. Kuko kwiyahura ku myemerere yose itandukanye, twemera yuko tunazi yuko umuntu upfuye yiyahuye ajya mu muriro, kuko uba upfuye uhakanye. Rindira Imana ikugenera igihe izagukurira ku isi, wikumva yuko ugomba gutera iya mbere mu kuba wava ku isi. Ikindi ni uko wowe wihebye uyu munsi, ibyatsi biramera bigakura bikumagara cyane, ariko Imana irongera ikamanura akavura kakagwa kuri bya byatsi, bikongera bikagira itoto,
itoto ryiza cyane, ntibyirare kandi bikamera neza. Hari undi murongo uri muri Luka 12 umurongo 22 kugeza kwa 31, nawo ntabwo ndibasomere ko byaba birebire cyane, nakishimira yuko wagenda ukawusoma ukaza kumva nibura uko ubuzima bumeze. Akaboko kabine kajya gatanga, ak'ibumoso ntikakabimenye, kandi ni ukuri girira ibanga umuntu wafashije, kuko uyu munsi uramufashije, wimutaranga wimutangaza, ejo ushobora gusanga ariwe nawe uri kugufasha. Rero hano ku isi nta muntu Imana yahaye ibintu byose byuzuye. Imana irakugira inzobe ikwima uburebure, niguha uburebure ikaguha n'inzobe, ntubura ikindi kibazo ugira mu buzima, kuko n'iyi si ubwayo ahantu Imana honyine yaduhitiyemo hameze neza, hari 100% ibintu byose ni mu ijuru ku baryizera, kuko birashoboka hari n'abataryizera, kuko ushobora gusanga igihugu gifite tekinoloji iri ku rwego ruri hejuru cyane, ariko ugasanga kirashyuha cyane cyangwa se kirakonja cyane. Cya gihugu gifite klima nziza kidafite tekinoloji ugasanga kidafite iki, ugasanga nacyo gifite ikibazo cy'uko nta mabuye y'agaciro kigira, nta peteroli cyangwa ibikomoka kuri peteroli. Abaturage baho bafite klima nziza, bafite po nziza, bafite uburyo beza, ariko ikibazo cy'amasoko ni ibibazo kugira ngo babone amasoko. Umva, isi ntabwo iri balanced, nta balance iriho. Iyo ufite kimwe ubura ikindi. Birashoboka ko uyu munsi waba ubasha kwafodinga isukari, ariko ubuzima bwawe butayikwemerera. Uriya uri kuyisaba nawe nta mafaranga yo kuyigura afite, kandi iramuryohera, aranayikeneye mu mubiri. Rero birashoboka ko uyu munsi waba ufite ubushobozi bwo kugura amavuta menshi, ariko utemerewe kurya ifiriti. Uyu munsi ukaba ufite ifamu, ufite inka nyinshi, wabasha kubona inyama ushaka y'itungo ushaka kurya iryo tungo, ariko ukaba utemerewe kurya inyama. Rero uyu munsi shimira Imana uko ubuzima bumeze, shimira Imana uko ubayeho, kandi unyurwe. Ugerageze kubera mwiza abo mubana mu nzu yawe. Abo mubana mu nzu babere mwiza, nabo bakubere beza, kuko ntabwo nishima ko umuntu yaba ashihura n'abantu mu nzu ngo nagera hanze atwereka akamwenyu, atwereka agatwenge kanejeje gashimishije, kandi ari umuntu twita ngo turamukize nagende, yagera hanze tukabona aramwenyuye, arasetse, wow, turabona umuntu mwiza, baratomboye, ariko ujya mu mitima yabo barashize. Twibe indyarya rero, twibe abantu babi, twibere ibigerageza abo tubana nabo. Nujya na hariya hanze ntiwumve yuko uriya muntu adakwiye kuba hariya ari, si we wamushyize, ahubwo gerageza kutamubangamira hariya hantu ari, n'ibinaba byiza utuma ahantu ari haba heza kurushaho. Rero nta byinshi mfite nari kuvuga kuri iyi ngingo, gusa nagira ngo mbibutse ko ubuzima bw'umuntu bufite agaciro, ubuzima bwawe bufite agaciro. Nawe nibura nugira umuntu wumva ko wagize icyo umarira, nugira umuntu wumva yuko wagize icyo ufasha, jya unezerwa kandi wishime. Ari ukuntu umuntu, hari ikindi kintu numvaga ndi bubwire abantu bakareka, ni uguhiga umuhigo ngo Imana nigira gutya nzagira uko. Ibyo bintu si byiza, ni bibi, kuko hari igihe ugeraho nimba warahize ngo uzakora iki, warangiza cya kintu wahigiye cyamara kugenda neza, guhigura umuhigo bikakunanira, warangiza ukagira ngo ni wowe ufite ubugugu. Oya, hari igihe Imana iba yanze ubwo bushobozi wavuze ko uzatanga, kuko uriya muntu wavuze niba ari imfubyi wavuze ngo uzishyurira amashuri, cyangwa nimba ari umuntu wavuze ngo uzamuremera, utamuremeye azabaho, ntacyo azabura. Rero Imana imushyize hariya izamurinda kugeza ubwo isahani ye ya nyuma azayirya, yayimara akabona gupfa, akabona gushira mu mwuka. Rero ibyo Imana yakugeneye, senga wizere uzabibona. Nta kintu na kimwe gikuraho ibigeragezo usibye isengesho. Nta kintu na kimwe gikuraho imbogamizi uretse kwizera ugasenga. Rero twizere Imana, dusenge.
dushimire kuba tubayeho, dushimire kuba turiho kandi tubere beza bariho nabo batubere beza. Ino si nta na rimwe izigera itunezererwa uretse ko twe tuziremera umunezero, tugakomera mu mitima kandi tukaba abizera beza, tukaba abantu bumva ko uko ubuzima bwagenda kose ejo buzaba bwiza kurushaho. Uyu munsi burira tukumva ntiburi buke, ejo bwacya tukumva ntiburi bwire, duhora duhangayikiye ubuzima, ariko ni ukuri nimba ubashije kubaka etaje ukayigereka kangahe, reba no hepfo urebe umuntu ufite inzu y'ibyumba bitatu cyangwa ibyumba bibiri cyangwa icyumba kimwe cyangwa agashamburete gato kenda kumugwira, uvuga uti nibura umucanga nagapavomye aha hasi, reka wenda mpashyire amabuye cyangwa amatafari cyangwa amatere jardin, ibyatsi birashoboka, nawe mwubakira akazu ke kumugoho, kuko n'ubundi iyo etaje urayubaka ni byiza, ariko ndakubwiza ukuri ibyumba byose uzabitunganya ibisase, uzarara mu cyumba kimwe. Ntabwo inzu yose uzayikwiriramo, ntabwo imodoka zose waguze uzazigenderamo icyarimwe, niba naba ngombwa ko zibona akazi zose zikajya zigenda buri munsi zikakwinjiriza, amafunguro yawe uzarya yayandi, nurangiza imitungo uzayisiga. Hari igihe turavunika, dufite imiryango tuvunikira, dufite abana tuvunikira, dufite ahazaza tuvunikira, ariko ntabwo ahazaza tuzaba turiyo, ntituzi niba ibyo twavunikiraga bizaba impamo. Hari igihe ushobora kuvunika wumva ko utafasha umuntu ukuri iruhande, umuntu ukuri hafi, ariko ya mitungo wasize, wari umuntu udakunda ibiyobyabwenge, wari umuntu udashyigikiye ibiyobyabwenge, abo wasigiye ya mitungo bakayinywamo ibiyobyabwenge, bakayiguramo ibintu bitari iby'umumaro, ntibanayamarane igihe runaka, kandi wowe waramaze igihe kinini wibabaza, wimana, wanga kugira neza, wanga kugira uti. Ariko nibura bya bikorwa wakoze, wa muntu wafashije, yanze ikorerwamo ibintu byiza wakoze, wenda ni urusengero rubatse, ni amashuri, ni ibitaro, ni amavuriro, ni umuntu w'umuturage utera inama ko guta Imana aho umugisha uyu muntu, niyo waba waragiye hariya hepfo, niyo waba warabayeho ubuzima bw'ingana gute, uriya muntu ariya masengesho ahora agusabira akugeraho kandi akugirira umumaro. Rero uwo mwana wawe wishyuriye amashuri meza muri iyo mitungo, nawe azakubera umumaro, guhora gusabira Mana, fasha data, fasha mama, fasha umuturanyi, fasha fulani, fasha kanaka. Ayo masengesho niyo atuma ukomeza kumera neza, niyo atuma ukomeza kurinda, kuko hari byinshi byakatubaye ku buzima bwacu, ariko hamwe n'iby'Imana igenda itugenera nibyo bigenda biturinda bikaduteza imbere, kandi tukumva turanyuzwe, turanatuje mu mitima. Rero uyu munsi icyo udafite kikuriza, kuko wari ugifite nawe uri kukirirana, kuko ibyo turirira hari ababirirana, n'ibyo bintu abantu bamwe barirana twe turabiririra. Rero uyu munsi wa none shimira Imana ku byo wabonye, ugerageze wicika intege, komeza ukore, birashoboka. Kandi ikindi, ntuzumve yuko niba ugiye gufasha umuntu, njya ngenda ku muhanda nkumva mfite ibihumbi 2 ariko mfitemo n'ibiceri 3 bivunje by'100, narangiza nahora n'umuntu wampaye igiceri nkakora mu mufuka navanamo 3 ibiceri 3 nabimuhereza, n'amafaranga wowe ubwawe utapfa kurya ngo ni umupapa cyangwa ni umumama, yarangiza Imana iguhe umugisha, ugize gute, nkumva mfite isoni, mu mafaranga nari mfite wenda ni 2,300, muhayemo 300, nanariye wenda cyangwa sindi buna ubundi buryo ndya. Uyu muntu kuki navunjishije 2 ngo muhe 1,000? Kuki basi ntavanyemo andi 500 muri 2 nibura ngo muhe 800? Ari umugabo mwegeze yavuga ngo uyu muntu agufunguje ni umupapa cyangwa ni umumama, ukumva ugize umutima wo kumuha, kuki ujya gushaka ku bidafite umumaro ufite ukaba ari byo umuha? Uyu munsi ugahura n'umumama cyangwa n'umupapa. Hari abantu benshi bagiye batuma abantu babura umutima wo gufungura cyangwa wo gutanga, ngo abantu babigize ingeso, barika ingeso zabo bazazizira, bazazibazwa, bazazanirwa. Kora nawe igikorwa cyawe cyiza. Uriya muntu ukamuha amafaranga 500, kandi nawe wayagwa ntiwajya kurya ngo uhage. Nibura niba hari icyo ufite 500, urashobora ko nawe yaba menshi kuri wowe, cyangwa akaba ari nta nayo, ufite ibindi bibazo runaka, ariko n'icyo kibazo nibona ko wagikemura.
muha amafaranga yamugirira umumaro, utitaye ngo muhaye 100 ngo hari n'abandi baza kumuha. Ese ubizi ute ko abandi bari bumuhe? Ko ari ubashije kumuha, abandi bamuciyeho ureba, bamutambukaga ureba, ariko niba umutima ugutegetse kumuha, muhe kuko biri utanze nibyo bizakugira umumaro. Kuko ayo usigaranye si ugutera ubwo, hari ibyo wagira imbere bakayakwiba cyangwa nta n'uwamenya. Ubu buzima ntabwo tuzi icyerekezo cyabwo. Rero tuba abantu bazima, tuba abantu beza, hamwe n'Imana dukomeze tubane kandi tuba abavandimwe. Rero nanjye ndabasaba akantu gato ariko kanini cyane, ndetse kanini pe, kanini, kandi ndabashimiye. Mukomeze mugire umubiri muzima, umutima muzima, mugire ibitekerezo byiza. Mbasaba ko mwakora subscribe tukagira umuryango mugari, tukaguka Huguka Online TV. Tuzashaka byinshi tuganiraho. Hari icyo ushaka ko tuganira, wanyandikira muri commentaire ukambwira ngo ese wazatuganira ku iki n'iki, nkagerageza nkareba ko twakungurana ibitekerezo. Rero nanze kugira igitabo na kimwe nibandaho ngo ntagirira imyemerere y'umuntu runaka mputaza cyangwa nabangamira, ariko ibitabo byinshi bitandukanye, ni imyemerere myinshi igiye itandukanye. Kugira neza ni ihame, kandi kugira ibanga nabyo ni byiza. Si ngombwa ngo umuntu ugiye guha ikintu kimujugunyire, kuko agaciro ke si ugutora, kuko n'imbwa ubu ngubu basigaye baziha amasahani zirya, zifite uburyo ziryamo, zifite aho zirya ntizikijugunyirwa, kuko hari imbwa banajugunyira ntibitore. Agaciro k'uriya muntu wimubonera mu buzima bubi ngo wumve ko umujugunyiye. Hari n'abantu bajya bafata nk'umuntu wabona ukabona ucijire urajugunye, ihangane, kereka ahantu bidashoboka ko wahagarara. Bidashoboka ko buri mu modoka umuntu wabona arimo afunguza bamwimika, afata nk'igiciro ufite runaka cy'amafaranga cyangwa ubundi bushobozi runaka ugatera hanze, kuko ahantu bitemewe kuhagarara, cyangwa inyuma hari abandi bantu barimo bagushyira kuri pressure ihute, ugasohora ugatera ukamusifura ukamubwira uti reba aho, cyangwa niba mwarebanaga it's okay. Ubwo ni uburyo buhari, nta bundi buryo wari ufite. Rero ndabishimiye, Imana nayo ibishimire, kandi mukomeze kubana natwe. Ikiganiro niba wagikunze cyabona ari ikirimo nibura cy'umumaro, wagisharinga, kandi ugomba guhumuriza abantu bawe, guhumuriza abantu b'Imana, abaturanyi muri kumwe bahumurize, mubane neza, kandi nabo bumve ko ubuzima butarangiye. Bumve ko ubuzima butarangiye, byose birashoboka hamwe n'Imana. Murakoze cyane, ndabakunda. Imana ibongere kandi ibahe umugisha, mugire amahoro.